Fanya Kazi TV. We are the solution. Reka nanone nguhe ikaze kuri Fanya Kazi TV, nkwibutsa ko uru n'urubuga rwanjye nawe aho twunguka ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'imibereho yacu ya buri munsi, aho twungukira byinshi ku bijyanye n'akazi dukora cyangwa se ibyo twibaza bishobora kudufasha gukemura bimwe mu bibazo by'ingenzi duhura nabyo, byaba ari mu kazi cyangwa se mu buzima busanzwe cyangwa se muri isi y'ikoranabuhanga. Ariko muri aka kanya tujye kureba andi makuru mashya ajyanye na Pi, akaba ari amakuru y'ingenzi ari bufashe benshi gukomeza kuva mu rujijo nk'urwo bari bamazemo iminsi. Wakwibaza uti bimeze bite? Iri tangazo riragira riti dore umucyo ku byavuzwe kuri Pi Network. Vuba aha umuyobozi mukuru w'isosiyete imwe yagize icyo avuga kuri Pi Network mu gusubiza ubutumwa bwari bwatangajwe n'umuntu utayihagarariye ku mbuga nkoranyambaga. Twumva ko ibiganiro bikorerwa kuri murandasi bishobora gutera impaka cyangwa se bigatera ukutumvikana. Niyo mpamvu dushaka gusobanura bimwe mu bibazo byagaragaye kugira ngo amakuru nyayo abashe kuboneka ajye ahagaragara. Aha rero baratubwira ibyo dukwiriye kumenya. Yagize ati dufite amakuru ko ishami rya polisi yo mu Bushinwa ryatanze umuburo ku bantu bageragezaga kwiyitirira Pi Network mu buryo butemewe. Ibisobanuro: Pi Network nta sano ifitanye n'icyo kibazo, nta nubwo yigeze igihagararira cyangwa ngo igire uruhare muri icyo gikorwa cyavuzwe na polisi, kandi nta rwego rwa polisi mu Bushinwa rwigeze rutumenyesha icyo kibazo. Pi Network yamagana byimazeyo ibikorwa byabo bose bagaragaye nk'abashaka kwiyitirira izina ryayo. Nta mubano uri hagati ya Pi Network na Bybit cyangwa se Benzu, kandi kugeza ubu Pi Network ntiyigeze isabwa gukora inyigo ya KYB ya Bybit. Itangazo rirakomeza rigira riti mu buryo bwiza burambuye, Pi Network ni urubuga rukora mu buryo bwemewe. Ibi byagaragajwe n'imyaka 6 Pi imaze ikora, ndetse n'abakoresha barenga 60,000,000 bakomeje kwitabira uyu mushinga. Kwihutisha ibintu ntabwo ari byo byari intego yacu. Twafashe icyo gihe cyose kugira ngo umushinga ube wuzuye, ndetse na mbere yo gutangira tunashimangira neza ko kugira ngo turinde imbogamizi indi mishinga myinshi yagiye ihura nazo, harimo n'abakora ibikorwa bitemewe bitanafitanye isano n'uyu mushinga. Ikibabaje kandi ni uko nk'uko bigenda muri buri sosiyete ifite abakoresha benshi, ntidushobora gukumira buri wese waba ashaka kwiyitirira izina ryacu mu buryo budakwiye. Pi Network cyangwa umuntu wese uyihagarariye nta sano afitanye n'umuntu wakoze igitero kuri Bwana Zhu ku mbuga nkoranyambaga. Pi Network yamagana kandi yamaganye abagerageje kwiyitirira izina ryayo bakoresheje amagambo mabi. Pi Network kandi cyangwa umuntu wari wese uyihagarariye ntabwo bigeze bavuga kuri Bybit cyangwa se kuri Bwana Zhu, haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ahandi hose. Uretse kandi ibi bisobanuro bitanzwe muri ubu butumwa, Pi Network ntigira icyo ivuga kuri Bybit, kuri Bwana Zhu cyangwa ku bucuruzi bwe. Turasaba abakoresha bacu gukomeza kwifashisha inzira zizewe kugira ngo babone amakuru nyayo kuri Pi Network no kwirinda ibikorwa n'amakuru atemewe aturuka ku bantu barwiyitirira. Aya ni amakuru yagaragaye ku rubuga rwa Twitter cyangwa se X rwa Pi Network. Ese wowe iri tangazo uryumvishe ute? Ku ruhande rwanjye mbonye ko niba hari abantu bashobora kwiyitirira kampani runaka bagira ngo bayisebye, ni uko baba bayifitiye ubwoba. Ikindi, niba kampani igize icyo itangaza ku kibazo cyose kivugwaho, ni ukuvuga ko iyo kampani iri serious. Bivuze rero ko bidatangaje kuba hari abantu bagiye bashyiraho ibiciro bashaka, biyitirira Pi, bagatangaza ibiciro kandi bagatangaza amatangazo atari y'ukuri. Icyo njye nawe dusabwa ni ukomeza kuba maso, ni ukomeza gushaka amakuru y'ukuri, tukamenya ikigezweho n'icyo tugomba gukora. Iyi ni Fanya Kazi TV, unyite Mr. Fanya Kazi. Turi kumwe mu biganiro bya buri munsi. Kora subscribe kugira ngo utazagira ikintu na kimwe uzajya ucikanwa. Fanya Kazi TV. We are the solution.